wowe Louise karame uri umukobwa mwiza nkunda uko usa nkunda uko uteye nkunda uko ugenda nkunda uko useka ufite amaso nk'ay'inyana indoro yawe irampogoza yaranyishe ndagukunda akanarira urankurikiye yego akanagira gute akarira Louise kagenda agiye kukugura akagukubita mu modoka y'ifima agafunga ko utanyure gahunda hano bakakuboha umunwa bakawuhambira neza bakakujirika wamara kukujirika ubwo utakibasha kuvuga ukumva wabaye hatari bakakubwira ko wapfuye bete bakakujyana kureba agacapati ukumva ni sawa agashokoro kumva ni sawa utwo ngutwo uri ukenera turakurangiza bwa buzima bwawe twagereranyije n'igi segonda nimba yari ayo mafiriti yahaze yarenzwe akumva yakurengeraho siko bimeze kandi ubuzima bw'umukobwa ni nk'iki igi ikintu cya mbere mbanza gusaba Imana nyine banza kwisaba ngo nyagurire Imana nyine yo kuririmba iwe yaryo kwizera yamaye n'iryari gusha Goliyati byiza cyane nkayisaba ubwenge yego mba numva nshaka kuziga nkarangiza amashuri yanjye yose gereranya ibibaye sasa iramenetse mana we ibi ntibikabe kuri Louise ntibikabe ku bana b'u Rwanda n'iki kinabwira abakobwa Saratiza n'inkovu zigashira arazura akazura n'abagihagaze aca inzira aho tutazibona yubahisha abamukiranukira aturishe imiraba y'ibibazo mwana wanjye ngucire kuma yanjye umenye kugenda witwararika niba ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro ngaho genda ubishakishe ukora ni byiza ubudacogora yadusanze twigaragura mwifata idukuramo iratwiza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo. Tubaha ikaze cyane bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abari mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo, namwe mudukurikiye muri mu mahanga mu bice bitandukanye by'isi, mwese tubaha ikaze kandi tubashimire cyane kuba mwaradusuye mugakora subscribe kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura hano ku Mwana TV bibagereho neza cyane. Reka mbwire ababyeyi, nimba utarazigamira umwana wawe muri ejo heza, waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi kandi cy'agaciro, gufunguza konte y'umwana wawe muri ejo heza ukoresha telefone yawe, aho ukanda akanyenyeri 50 gatandatu ugashyiraho urwego,
ugakurikiza amabwiriza, ibintu byose bikagenda neza. N'udufaranga duke duke ugenda usevinga, ejo ubuzima bw'umwana wawe bukazagenda neza. Nanone ndi mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza, iwabo w'abajene n'abajene kaze ku Gicumbi cy'umuco, aho nasuye umwana muto cyane amaze iminsi ampamagara. Ni Mutemba shyushyu umutereka amata ruhanga ruhanganye ubuhanga bwiza budashirirora. Niyo Kwizera Louise. Niyo Kwizera Louise, umeze neza cyane? Urashima Imana cyane. Urakomeye? Yego. Ntumbeshye ariko kubera ko ubu utangiye kunyereka isoni, kandi ejo bundi umpamagara uti jyewe ndi umufana w'Umwana TV, ubu sinkiryama narazonzwe, ukumva uti none rero uti none do Umwana TV ndashaka kumenya impamvu ya mbere ukunda Umwana TV. Umwana TV nyine ndamukunda cyane. Cya mbere mukundira nyine bakunda kuzamura impano z'abandi bana. Ikindi bakunda gufasha nyine, bagafasha abana bafite nk'ibibazo, hari aba babuze nyine nk'uko biga bakabafasha bakiga. Hari inkuru duherutse gukora mu ntara y'Uburengerazuba, abana 7 mama wabo yishwe na kanseri, papa wabo aza kubava iruhande aragenda, babana na nyirakuru umukecuru usa naho yisaziye adashoboye kubafasha. Inkuru yabo ngo warayibonye iri mu nkuru zakurijije. Warijijwe n'iki? Nuko wabonye babaho wumva birakubabaje, byagize gute? Nyine nabonye ukuntu babayeho, nyine numva birambabaje cyane. Bamubajwe n'ubuzima barimo. Yego. Noneho reka rero ihanganiro rwose ibintu byo gukaraga kamera nimba ari ubwuzu, iyo mikoro uri kuyikaraga kandi ubwo abantu bambaye kuteri babamenya amatwi bapfuye bari kumvuruza ko nk'abantu dore Louise, dore nguyu imbere yanyu ariko bamena amatwi. Bambabarire ahubwo wow, mumubabarire this way, mumubabarire kandi mumuhe comment. Louise rero uti ndi umuhanzi cyangwa se ndi umuririmbyi, yego, cyangwa se mfite impano, nkunda bambonye nanjye ndumva nzaba umwe muri bo. Yego. Igitekerezo cyawe cyaje gute kwiyumvamo ko nawe waba umuntu wo kuririmbira Imana? Niba ushaka kugira ubwiza, kuririmba ari ibintu nakunze kuva kera nkiri umwana mutoya. Ubwo rero wasanga papa wawe nawe ari umuririmbyi cyangwa mama wawe? Mama niwe muririmbyi, papa ntabwo ari umuririmbyi. Reka yego, noze papa mwazamwigishije nawe avuga ati muzaza, ubundi rero umusaza mukamutera injuga niko bazita, akavuga ati muze ubundi ino si dutuyeho ibintu byarahindutse, kuririmbira umwami bifite agaciro. Ati rero ikindi wa musaza we nkubwire bituma udasaza, ukongera ukamubwira uti rero muzehe buriya kuririmba bituma n'umuhogo umererwa neza. Urumva uwanjye kubera ko nta kuririmba waraza umusaza wagiye wicara ukamuganiriza bitwaye iki? Aricyo bitwaye? ntacyo bitwaye. None kutabikora uzabikora ryari? Namara gusaza rero utarakoze akazi kawe uzamuhomba kuko ntazamenya tuzamwigisha nyine, tuzamubwira nawe ajya aririmba. Uhera ubu? Yego. Uratangira gute? Mbwira ukuntu ni butangira ubwira umusaza tumuzengwe no twicarane tuganire, urabitangira gute? Nyine turaganira, nyine mubwira ati papa wowe mbwira ukuntu uri bubitangire. Araje mbese urabitangira gute? Kora urugendo ubwira abadukurikiye ukuntu uri bubigenze. Ndamusuhuza nyine. Gute tangira ubwo ugiye uti papa nyine papa ndashaka ko tuganira. oya ntabwo uri kubikora neza. Njye ndashaka unyereke ukuntu uri buze gutangira umwinjiza mu kiganiro, ubitangire neza mbibone. Nyine ndamubwira. Uratangira gute? Vuga uti ndatangira gutya. Akaze kubona bya gutayisoni. Natangira nyine mubwira ati papa ndashaka ko tuganira. Gutyo gusa? Mbega Louise, oya niko njyewe rero ngiye kugukopeza ukuntu numva bari gutangira.
nurangiza urabikora uramubwira uti papa mwiriwe muzehe wanjye nkunda wanze umutera imitoma ku buryo washobora kurangara avuga ati uyu mwana aje gute mbwira uti rero muzehe ndashaka ko tuganira barahita gutega amatwi ati ngaka gatebe ahubwo se uramubonera akantu ko gusoma uriya basaza nako oke ngaho tangira ukuntu uri bubigenze ku buryo utangira none nimba uri buhita umwigisha kuririmba yambonye twagiye urabitangira gute ndahita mubwira papa nyine ndashaka ko tuganira ubundi nyine muzanira akantu agwe nyine ubu ugiye kugategura ubuse ko wiga nzi ko ikofi yawe irifite uragakura he ntumbeshye ahubwo mama aragowe urugiye mu gashakoshi kuzamuremo akantu bwira uko ubigenza nyine ndabwira mama tumutegurire ahubwo mbwira ndashaka ko tuganira nyine mukundishe kuririmba mbwira uko nyine kuririmba ari byiza uratangira ute rero erega njye ndashaka gutangira ibintu neza ku murongo nubwo ati papa ndashaka ko tuganira ubundi mubabwira ati se papa nk'indirimbo ukunda y'umuhanzi ni nk'iyi araza arahita kuririmbira mu ruhumve twana twanjye n'abaraza urukundo ndatamubwira ati ndumva ufite ijwi ryiza nyine jya ukomeza turirimbire ukunde no kuririmba cyane noneho ubwo ngubwo nakubwira tumva rero wa mwana we aka kantu wanguriye ntigahagije urabigenza ute kugira ngo ikiganiro mugikomeze erega urumva kuganira n'umusaza biragoye ntabwo ari umuntu wifatira uko wiboneye ukamufata amatwi bisaba ngo umuterete umwigishe ihanganire bikora uri komera amatwi nyamara abantu bawe baravuga ati bambabarire umugira gutya uguraza gushiduka wayifunguye n'ibuye riguye hasi ubu urarutanze okay yes n'umwana mwiza ni muto yitwa Louise yaradukunze ku Mwana TV aravuga ati nubwo twaganira tugaseka nakishima aha rero uyu mujene w'imyaka 16 akaba ari umwana nawe aravuga ati nanjye nkunda Umwana TV none muzaze kunsura twageze i Nyanza turavuga tuti ni umwana ushobora kubwira papa we akamuha telefone ku wa mbere akampamagara akazongera ku wa kabiri akampamagara ku wa gatatu akongera akampamagara inshuro zishoboka akampamagara mu by'ukuri ntamwitabye ntago naba nkunda abana ibyo byose ashobora kuba atari intyoza ngo amenye kuvuga urabona ko ari akana keza kitonda kinyinya ko nyivuga ukayihisha kandi uyifite nika kanyivuga ukayihisha ntabwo nyihisha nyinya ni nziza we ngo umuntu useka afite inyinya nubwo yaba ngo atari mwiza uhita ubona ubwiza gusa ngo kumvuguwe neza umeze neza rero yego twagusuye rero urumva umutima utagiye mu nda yego ejo hawe urashaka ko uhageza hehe bya byifuzo uhora ubwira Imana ujya usenga yego kaba no muri korali y'urubyiruko yego nimba usenga ni ibihe byifuzo usengera mu buzima bwawe bwa buri munsi wifuza ko Imana yazagushyigikira ukagenda ukagerayo ikintu cya mbere mbanza gusaba Imana nyine banza kwisaba ngo nyagurire Imana nyine yo kuririmba yego Mana byiza cyane nkayisaba ubwenge yego mba numva nshaka kuziga nkarangiza amashuri yanjye yose uvuze kwiga amashuri yawe yose ukayarangiza ababyeyi benshi bikorera amaboko buri munsi kubera ko abana babo beza b'abakobwa babyaye kandi ababyeyi siko baba babyifuza ukagira gutyo ukabona umwana w'umukobwa wo kwa runaka yatwaye inda ruwi akiri umwana akiri umwana pe uzi ko umwana ari kuva ku myaka 18 ukageza hehe ubwo no mu nda noneho ugasanga umwana uri ku myaka kuva kuri 12 kuko kuva ku myaka 12 ashobora guterwa inda
kuzamura abo bana bari muri iyo myaka iyo nkubwiye kuva kuri 18 gusubiza hasi ugasanga bafite ibibazo by'abantu babateye inda none uravuze uti Imana icyo nyisaba ni ukundinda ikankuriza n'impano ndifuza no kurangiza amashuri yanjye uzakoresha irihe banga kugira ngo nawe utazagwa muri uyu mutego cyambere ububaye umustar kuri televiziyo nugwa mwikosa uzaseba kuko buri wese azahita avuga ati wa mukobwa umwe yavugiye kuri televiziyo yatwaye inda ubwo no kuvuga ngo ugiye kuba ijisho ry'abandi bana kugira ngo bakubonereho icyitegererezo ejo uzatambuka ku muhanda umuntu wakubonye kuri televiziyo yagusuhuze n'urugero sibyo uri kubyumva ugiye kuzakoresha irihe banga kugira ngo koko ibyo wifuje n'ibyo usaba Imana bizagerweho neza nyine ngiye kuyagenda nitwararika cyane nirinda ibishuko byinshi nyine nirinda ibintu by'ibigare nirinde nyine n'abashukana n'abantu bagenda bashukana cyane yego ugasanga umuntu arakurebye urabona urakana keza ariko uracyatekereza kuzabaho urumva ko ufite ibitekerezo byiza akumva nyine yakurengerwaho da nimba yariye ayo mafiriti ye yahaze yarenzwe akumva yakurengeraho siko bimeze kandi ubuzima bw'umukobwa ni nk'iki igi urarizi yego reka turebe gereranya igi urifashe gutya ufashe iki igi yego noneho byajya ufashe gutya hasi hari sima hari agasima yego igi turarifite yego mu kiganza yego noneho ese turekuye rino gi tukarekura urabona ntiturifite yego noneho turarirekuye gereranya ibibaye sasa biramenetse mana we ibi ntibikabe kuri Louise ntibikabe ku bana b'u Rwanda ntibikabe ku bangana nawe ntibikabe ku baruta ntibikabe ku bamuruta tuvugisha ukuri yego oya bibwira abantu we bibibwirire iri ni igi mfite ndashaka ko ubwira abana b'abakobwa dore mfite igi mu ntoki yego mfite igi mu ntoki nk'ubu nyine riramutse rimenetse nyine twabijyanye nk'ubuzima bw'abakobwa nyine nk'umukobwa uramutse atwaye inda nyine ubuzima bwe buba bumurangiriyeho ashobora nyine bushobora guhita bumurangiraho kuko ntaba akibonye uko yiga nk'abandi ntaba akibonye uko yagura impano ze nk'abandi biba birangiye kandi igi iyo rimenetse ntabwo ushobora kuriyora ibintu uri uvuga birakomeye kuko ngewe nimba warambwiye ko ukunda Umwana TV tugomba kwigisha abantu ikintu cy'ubwenge yego ubu hari ibyateye mfasha kano kantu hari ibyateye umuntu akakubwira ngo ngewe ngo ntugire ikibazo komeza ufate iryo giguke sibyo yego igeze hasi gato umuntu akakubwira ngo wowe Louise karame uri umukobwa mwiza atangiye kugutaka uri umukobwa mwiza nkunda uko usa nkunda uko uteye nkunda uko ugenda nkunda uko useka ufite amaso nk'ay'inyana indoro yawe irampogoza yaranyishe ndagukunda akanarira urankurikiye yego akanagira gute akarira Louise kandi ubwo nimba arizo ukabibona tayari wowe byagi ufashe ubuzima bwawe ufite mu biganza byanjye iryo gi yego ufite hehe kiganza ni wowe nyirabwo yego mama yarakubyaye agushyira ku isi yego ujya ku ishuri ataguhetse yego uvaye ataguhetse
ushobora no gukatira ahandi ntari bubimenye, ushobora kumubeshya yego, ariko ubuzima bwawe buri he? mu biganza byanjye. kandi ni iki Igi. ni igi. Noneho reka tubwire abana badukurikiye ku Mwana TV, Yego. iri gi dufite mu biganza byacu mama atari bubone ko twarifashe. Hari igihe abyitaho kuko muri kumwe, ariko waba wagiye ntabwo ari buze kumenya nimba wakomeje gufata ryagi ryawe neza, sibyo? Yego. Noneho urarirekuye, wari uhagaze kuri sima, byagenze gute? Byamenetse. Uri buritore? Oya. Tuvugisha ukuri, uri buritore? Oya. Nguko uko ubuzima bw'umwana w'umukobwa burangira. Yego. Hari icyo wabwira abandi bakobwa badukurikiye kuri televiziyo Umwana TV? Kinabwira abakobwa ni ukwirinda ibishuko cyane. Yego. Kuko hanze nyine hari abantu bashukana cyane, bakagushukisha ibintu by'ubusa, nawe ukumva ko ibintu bikennye ukapfa kwemera. Kuko ni ikintu nabashishikariza, ubuzima bwabo bafite mu biganza byabo. Yego. Bitwararike cyane, nyine birinde ibishuko cyane, bitwararike cyane. Reka twongere dushishoze akandi kantu kamwe. Turiho turigisha abana kuri televiziyo, fata kano gafate neza hejuru, gutyo turi kwigisha abana hehe? TV. Umwana TV. Nibyo ntabwo wibeshye. Noneho hari ukuntu urabona uko ngana uku. Yego. Nubwo wiga nkaba ntiga, yego, nkaba nanakuze kukuruta wowe uri umujera ko nkurusha ubwenge, ntubyemera se? Yego. Ngiye nkurusha ubwenge. Impamvu nkurusha ubwenge, mfite kata nyinshi. Kata, icyo bita kata uzi icyo ari cyo? Yego. Ni igiki? Nyine no kuba ubucakura, utuntu tw'uducakura. Noneho rifate gutya, rifatisha tuno. Hindukiza gutya ku buryo rigaragaye. Noneho yego, ngewe ndakubwiye nti rero Louise naragukunze, kandi mfite ubushobozi bwo kukugurira ikindazi, mfite n'ubushobozi bwo kukugurira eriko utuntu twose tumbwira. Hari utuntu nawe ubuzi dusanzwe umuntu yanarya mu buzima busanzwe. Shokora. Mfite ubushobozi bwo kukugurira irindazi. Yego. Mfite ubushobozi bwo kukugurira shokora. Mfite ubushobozi bwo kukugurira imyenda. Mfite ubushobozi bwo kukugurira amakayi. Mfite ubushobozi bwo kukugurira inkweto, imyenda n'ibyo. Mfite ubushobozi bwo kukugurira chapati, ukajya kurya muri restaurant bakakutembereza. Mfite ubushobozi bwo kukugurira na fanta cyangwa ji. Sinkurusha ubushobozi? Yego. Mfite ubushobozi bwo kuguha akantu kose ukeneye. Papa wawe atari bugire gute? Tari bumenye. Mama atari bugire gute? Tari bubone. Abavandimwe bawe tari bubone. Ariko mu minsi mike bwa buzima bwawe ufite hehe? Ikiganza. Ubwo buzima turabugereranya n'iki? Nigi. Aho uhagaze ni kuri sima. Yego. Umuntu araje akubwira ati rero nyuma y'ibyo byose urabona naragukunze ntako ntagize rwose. Uwize urabibona. Naragukunze ntako ntagize gute? Tagize. Naguhaye byinshi ndakubeshya. Nawe ukabubizi ko naguhaye utuntu twinshi kandi wari ukeneye. Noneho ngeze igihe rero ntangiye noneho kukubwira ko rwose ushobora nawe kugira icyo umfasha, kandi kumfasha ugiye kumpa bwa buzima ufite hehe? Ikiganza. Nese hari ikindi wowe ufite? Tuvugisha ukuri, hari ikindi wowe ufite? Si ubuzima bwawe? N'ubuzima bwanjye gusa, nyine nta kindi kintu mfite. Nimba rero nta kindi kintu ufite ari ubwo buzima bwawe, ubwo rimwe na rimwe ninkubwira nti rwose uduhuru twa hano ntabwo ndi bukujyane kuri hoteli abantu batubona kandi uri umwana wananiwe, iyegereze gutya uruhuke. Gutyo ntabwo ndi bukujyane kuri hoteli kubera ko uri umwana, abantu baducisha mu ijisho. Ariko hano wenda hari agahuruhuru
agahuru, ibihuru biri aho ngaho, ushobora kuza muri karitsiye hafi yo mu rugo, utuntu nk'utwo. Noneho akakubwira nti ubu rero ugiye nanjye kumpemba. Ruwi, ufite ubuzima bwawe hehe? Kiganza. Mu kiganza. Noneho hari ukuntu akubeshya ngo humura, ngo ndakoresha Prudence, ujye uyumva? Yego. Ku ishuri mugira club zirinda ibyo bintu bakababwira ibintu bijyanye na sida n'ibiki? Yego. Noneho akakubwira ati ngiye gukoresha Prudence. Ariko ubuzima bwawe ubufite he? Mu biganza. Kandi ubuzima bwawe twabugereranyije n'iki? N'igi. Icyakoze nta kindi, azakubwira ati Prudence, tuvugisha ukuri, iyo mikoro uramutse uyifashe tuyihinduye icyuma. Yego. Sibyo? Yego. Kandi aho ufashe ntabwo ariho hari ubugi. Ubugi uzi icyo ari cyo? Yego. Ikintu gicyaye cyane. None umuntu aramutse aje nko kukurwanya agafata muri bwa bugi, byagenda gute? Nagira ubwoba. Wowe cyangwa icyahita kimukata we? Wafashe mu bugi cyamukata. Kubera ko wowe ufashe ahatari ufashe ku kirindi. Yego. Nimba ufashe ku kirindi rero umuntu waza agafata mu bugi, byagenda gute? Cyamukata. Hari umugani w'ikinyarwanda bajya baca ngo nyiri inkota n'uyifashe mu rwubati. Abana bubu ayiwe barwita urwubati. Kira kintu bafata hamwe hatari ubugi nyine bukata, bahita mu rwubati. Noneho nyiri inkota n'uyifite mu rwubati. Ubwo we nuza ukaza ufata mu bugi iragukata. Yego. Ubwo niwe uyifite. Noneho wa wundi ufite Prudence niwe ufite ubwo uhaye bwa buzima bwawe, kubera ko uko abishaka niko azabigenza. Yego. Bwa buzima bwawe noneho bugize bute? Batakaye. Buramenetse. Ryagi twari dufite bigenze bite? Ramenetse. Y'amashuri wazayarangiza? Oya. Bwa bukwe ushaka ukazaba umugore wa byazagerwaho? Oya. Bwa butunzi washakaga ngo nzaba umucuruzi wabigeraho? Oya. Wagura imodoka nziza? Oya. Washyiraho supermarket? Oya. Washyiraho ishuri? Oya. Washyiraho ivuriro? Oya. Hari ikintu na kimwe waba ugishoboye? Nta na kimwe waba ushoboye. Kiri cyumbwirira abana kuri televiziyo Umwana TV, dusoze tunagushimira ko waduhamagaye ngo uradukunda. None turaje uhuye n'umwarimu mubi, uragenda ubabaye, umujinya ukuriye, avuga ati Imana we. Nyine ikintu nashishikariza Umwana TV, nyine mwirinda babashuka cyane, babashukisha ngo bari gukoresha agakingirizo, kandi nako nyine hari ingaruka nyinshi kaba karimo. Yes. Gashobora nko kuwuheramo wagakoresheje, hari bigafite ingaruka nyinshi. Cyaruta byose rero nuko twakwirinda tukamenya gukoresha oya. Yego. Kandi noneho nimba ufite amahirwe ukaba ufite umubyeyi akakubwira ati mwana wanjye wambabariye, ugomba kumuha icyizere cy'ubuzima bwawe igihe cyose. Yego. Siko bimeze? Yego. Ndizera ko abana mudukurikiye kuri televiziyo Umwana TV, waba uri mu mahanga waba uri no mu Rwanda, Louise ni muto ariko utata ubugari. Ubu muhaye ntabwo yabuta, yabwicarira cyangwa akabukora koko. Ariko turiganye kandi ibyo twiganyeho ni ibintu by'ingenzi, ntekereza ko byadufasha. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora no kukubwira ko agukunda muhuriye muri karitsiye ntunamuzi, kuko igihugu kiragendwa, umuntu aturuka hirya no hino akaza mu gace utuyemo, ariko hari umuntu ugurisha abandi. Hari umuntu ugurisha abandi, kandi hari ibihugu njya numva bimwe na bimwe umuntu ashobora kugutwaramo ruwi, ukagenda agiye kukugurira akagukubita mu modoka y'ifima agafunga ko utanyure gahunda hano, bakakuboha umunwa bakawuhambira neza bakakuzirika, wamara kukuzirika ubwo ngubwo utakibasha kuvuga ukumva wabaye hatayo, bakakubwira kuri wowe urapfuye wagiye, mbese bakakujyana. Noneho ukazashiduka uri imahanga, ureba ibi etaje utazi barakize, ariko baturusha amataje tukabarusha ubuzima bwo kubana neza no kugira ngo dusigasire ibyacu. Ukagerayo bakagucuruza uko babishaka, ugahinduka nk'iduka. Izo kazi zirahari cyane. Buri ugiye kuri polisi
ukababwira uti hari ibyo nshaka kumenya, si ibi bintu bibaho rwose babikubwira. Rimwe uzagira ujye nko kuri polisi Nyanza wabwira uti njya numva abantu bavuga ngo abana b'abakobwa baragurishwa, afande muzicara nushaka uzaba ushaka uw'intara azakubwira ati ngwino nkwereke, akwereke raporo bakira muri ribi birego birimo abana b'abakobwa barajyanwa gutyo. Ako nako nakandi. Ikindi ushobora no kujyanwa naho za Kigali, nk'ubuse gihe ntuye Kigali ndamutse nkujyanye wenda n'urugero nkakujyana nko muri quartier imwe muri Kigali, narubatse inzu muri cave ingana niyo hejuru, imiryango yose ifunze, nta telefone nta kantu na kamwe, nkashyiramo ibiryo harimo n'amazi, kira kintu harimo toilette, si ugufunga inzu yanjye nkayifungura igihe nshakiye ukabamo igihe mbishakiye. Kandi uko nakujyanye nijoro nkakwinjizamo, ntabwo uzajya kubwira abantu ngo nabonye umuntu ngo wasaga gucyangwa nagirago ninguhaga nzakujugunya ugende. Swati wararwaye ibirwara, swati wenda gupfa, uwo mungane nyine n'ubundi utagishoboye kubaho, ariko ni yabona ashobora kuzamuvumbura ntabwo agomba kugukuraho nyine. Ubwo rero ndizera ko Louise nubwo turi kumwe ariko bari kudukurikira nibo beshi kurenza nge nawe. Bivuze ngo abana b'abakobwa ntibasubiza amaso inyuma. Ese niyiga nkuko wabivugaga akagira amahirwe ababyeyi bakamwishyura minerevare akiga akaminuza, ushobora kuzaba umwe mu bantu bafitiye kino gihugu akamaro. Wazaba umucuruzi, wazaba umupolisi, komeza gutyo, yego niho sawa. Wazaba umusirikare, wazaba umuhinzi mworozi, wazaba umupilote, wazaba umuganga, wazaba umuntu mbese ukomeye, waba perezida wa repubulika. Nose muzehe hazaguma abe perezida azasaza kandi ayigomba kugira abaraga. Sibyo? Ubwo rero ndizera ko hari uko nguko ikiganiro tugikoze, kandi abo tubwira nta bantu nabo nibayungurure. Naho kureba agacapati ukumva ni sawa, agashokoro kumva ni sawa, utwo ngutwo uri ukenera turakurangiza bwa buzima bwawe twagereranyije n'igi segonda rimwe. Louis Karame. Louis Karame. Louis Karame. Urahari? Ndahari. Bye. Abakunzi b'Umwana TV. Bye bye. Niwe yaryo kwizera yamaye n'iryari gusha Goliyati, ntibyashobokaga kunangara kandi data ari umwami. Tubashimire cyane bakunzi b'Umwana TV, tubashimire cyane ku ruhare rwanyu n'umwanya muduhaye mwo kagira Imana mwe. Nukuri nuw'agaciro gakomeye. Nimba utarakora subscribe kugira ngo inkuru zacu zose n'ibiganiro dutegura hano ku Mwana TV bijye bikugeraho, nukuri waba warahombye. Ariko kandi waduha nayo maboko yawe, ni by'agaciro kuri twebwe, kandi amaboko yawe n'umugisha kuri twe. Uyikanzeho ugashyiramo komanteri ugakanda like, ku kantu ni sawa cyane. Kandi ugasharinga abantu muri kumwe muri group, abantu ufite kuri telefone yawe gahunda ukabaha, ibintu byagenda neza. Tubifurize amahoro y'Imana. Ibyo tuganiriyeho na Louise umwana w'imyaka 16 tuganiriye byinshi kandi by'ingenzi. Ntekereza ko ababyeyi nimba mwumvise iki kiganiro ni byiza ko mugishyira kuri televiziyo mugahamagara abana bakaza muri salo, noneho Louise akabigisha uko ubuzima busigasirwa, kugira ngo ejo bazavemo babandi amaze kuvuga. Ejo bazigirira umumaro, uzicare wizihiwe nk'umubyeyi, umwana kwambike ikamba. Ikindi nuko nabwira abana b'abakobwa ko ubuzima nyine twabugereranyije n'igi, mugerageze kuburinda uko bishoboka kose, kandi muhe ababyeyi ikizere, ibintu byose bigende neza. Bashimire cyane ku mwanya wanyu n'uruhare muduhaye, kandi nukuri tubifuriza amagara mazima. Nitwa Emmanuel Kanani. Imana y'u Rwanda, Imana y'amahoro, Imana ibakunda, Imana Rurema yaturemye yishimirwe, kubera ko muriho mu izina ryera. Amen.